Welcome to your evening word with Evangelist Paul Norman Desire of Christ for the Nation Ministries. Now get ready to be inspired, encouraged, and challenged by these messages. Here is your friend, Evangelist Norman. Welcome to your evening word with Evangelist Paul Norman Desire of Christ for the Nation Ministries. Now get ready to be inspired, encouraged, and challenged by these messages. Here is your friend, Evangelist Norman. Good afternoon, everyone. In Rwanda, it's the afternoon, and some of you are in the morning, others at night, and welcome you all in this afternoon preaching of the gospel. Mu Rwanda ni ku gicamunsi ariko ahandi hantu hamwe ni nijoro ahandi ni ku manywa rero turabasuje kandi turabakiriye muri iki gicamunsi. I hope you are doing well. Ndizera ko mumeze neza. We thank the Lord God for what is happening in Rwanda after these few days where a lot of vaccination have been taking place and things are slowly coming to normal. Turashima Imana kubirimo kwa mu Rwanda nyuma yuko batangiye gukingira abantu umubare w'abantu bakingiye utangiye kugenda wiyongera ubuzima burongera kugaruka ku murongo n'ibisanzwe. We thank the Lord God for what is happening. We thank God for the government. Turashima Imana kubera ibirimo kuba, turashima Imana kubwa leta, and we thank the Lord God for the citizens that are willing to get into that process and campaign against COVID-19. Kandi turashima Imana kubwo abaturage babyumva bagafatanya n'inzego za leta mu kurwanya COVID. And we always encourage Christian leaders to encourage the people that they lead to move into that exercise to become responsible citizens. Kandi tugerageza gukangurira abayobozi b'abakristo, abayobozi b'amatorero ko bakomeza gukangurira abakristo babo kwikingiza no gukora ibindi bikorwa byose bituma babasha kwirinda COVID. Not just to be responsible citizens but also to be responsible of their lives, over their health. Ntabwo tubasaba gusa kugira ngo babe bite ku babaye abaturage bakwiriye ariko bakwiye no kwita ku buzima bwabo bwa buri munsi. Even the Bible speaks about health issues in the book of Leviticus. Bibiliya nayivuga kubirana no kwita ku buzima bwacu mu gitabo cy'Abalewi. So it's very important as Christians to go according to what is happening in Rwanda to be the best citizens that are responsible. Ni ikintu kiza cyane rero ko nk'abakristo dukwiye kugendera n'ibyo turimo gukangurirwa n'inzego za leta kugira ngo tubashe kurinda na bagenzi bacu. So today I want to share the word of God. Uyu munsi rero ndashaka ko dusangira ijambo ry'Imana. To those of you that have always been hearing and tuning on FM 93.1. Kuri mwebwe mumaze iminsi mutwumva kuri 93 n'igice kimwe. Many of you have the radio program telephone. Please, we need to hear your feedbacks. Bamwe muri mwebwe mubasha gukurikira ikiganiro kandi mwamufite n'amatelefone, ni byiza ko mwazajya mutubwira uko bimeze mukaduhamagara. And those of you that are on social media, please, we have our social media platforms as Christ for the Nations Ministries on Facebook. Kandi kuri mwebwe bakoresha imbuga nkoranyambaga ni byiza ko mwadukurikira tukabasha kuganira. Kuri Facebook dukoresha Christ for the Nations Ministries. We are also on Instagram CFTN Ministries. Kuri Instagram dukoresha CFTN Ministries. And we have our email. Kandi dufite na email CFT @ministries@gmail. Please contact us. We'll be very, very happy to hear from you. Mutuvugishe tuzanezezwa no kubona mutuvugisha. And also we are online on Zena platform. This is an online radio station. Kandi rero tukorera no kuri murandasi kuri Zena platform na hantu mubasha kudukurikira kuri murandasi kuri internet. You can download Zena application on your phone and follow us every Sunday at this time.
ufata application yitwa Zena ukayishyira muri telefone yawe hanyuma ukajya ubasha kwinjiraho ukadukurikira. To those that are young people, we have one of the best music worship that you can hear on your platform on your phone. cyane ku rubyiruko dufiteho gahunda yabashyiraho umuziki wo kuramya Imana no kwihimbaza, umuziki mwiza cyane. We are working on putting on some programs or some teachings on that platform, especially for the young people. Kandi turateganya gushyiraho amagahunda atandukanye cyane ku bantu b'urubyiruko. And also on YouTube, on Christ for the Nations Ministries YouTube that is working now. You can follow these teachings on that platform. Hanyuma tunafite channel ya YouTube mushobora gukurikiraho ibiganiro byose tuba twakoze, yitwa Christ for the Nations Ministries. So that was a bit of introduction so that you may know what we do and how you can contact us. Our joy is that you may know Christ and him crucified. Karakanya gato rero gusa ko kubibwira no kumenya no kubamenyesha uburyo mubasha kutuvugisha, icyo twebwe icyo twifuza cyane, icyifuzo cyacu gisuma ibindi nuko mwamenya Kristo ubambwe. Father, in the name of Jesus Christ, data mu izina rya Yesu Kristo, we thank you Lord God for today. Turagushima mwami kubw'uyu munsi. We thank you Lord for you have given us, oh God, the gift of life. Turagushima mwami ko waduhaye impano y'ubuzima. We ask you Lord that even the word that you want to hear, you may speak to us. Turagusaba mwami ngo n'ijambo ushaka ko twumva uyu munsi utuganirize. Because your word says, kubera ko ijambo ryawe riravuga, faith comes by hearing, ngo kwizera guturuka mu kumva, and hearing the word of God. Kandi kumva ijambo ry'Imana, and hearing the word of Christ, kumva ijambo rya Kristo, causes us to believe in you as Lord and Savior. Kudutera ku kwizera nk'umwami n'umucunguzi. We thank you our God. Turagushimiye mwami. We thank you for what is happening in our country. Turagushimiye kubw'ibirimo kuba mu gihugu cyacu. Thank you for your grace that has continued to sustain us as a people. Turagushimira kubw'ubuntu bwawe bwakomeje kudukomeza no kutuba iruhande nk'abaturage b'iki gihugu. You are comforting those in pain. Urimo urahumuriza barimo guca mu mibabaro itandukanye. And you always on our side even in hard times. Kandi uhora uturi hafi niyo turimo guca mu bigoye. In Jesus name. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. So today we want to share the word of God. Uyu munsi rero turashaka gusangira ijambo ry'Imana. It is a story of a woman. Ni inkuru y'umugore in the scriptures. Mu byanditswe, you realize that what we are studying, muzabona yuko ibyo turimo twiga, and the gospel that we preach, n'ubutumwa bwiza tubabwiriza, we are preaching Christ. Tubwiriza Kristo. And when we preach Christ, the Bible says, kandi iyo tubwirije Kristo nk'uko Bibiliya bivuga, that the gospel of Jesus Christ ivuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo has the power to save us. Bufite imbaraga zo kudukiza. In the gospel, when the gospel is proclaimed, mu butumwa bwiza, iyo ubutumwa bwiza buvuzwe, it is through the gospel that the righteousness of God is revealed. Ni mu butumwa bwiza ugukiranuka kw'Imana kugaragarira. When we say the righteousness of God, iyo tuvuze gukiranuka kw'Imana, we don't say it is the other holiness of God and all that kind of thing, religious terminologies that we always hear. Iyo turimo kuvuga gukiranuka kw'Imana ntabwo tuvuga bya bindi byo kwera n'iki y'amagambo dukoresha mu bintu by'idini. But when the Bible says through the preaching of the gospel, ariko iyo Bibiliya ivuze ngo mu kwigisha ubutumwa bwiza, that the righteousness of God is revealed, ugukiranuka kw'Imana kuragaragara, in a simple way is through the gospel man gets an understanding to know the ways of God. Mu magambo yoroshye iyo tuvuze ngo gukiranuka kw'Imana tuvuze yuko umuntu yumvisha ubutumwa bwiza asobanukirwa inzira z'Imana. They understand who they are. Bumva abo bari bo. They understand the state of their being. Bumva uko bameze, uko ubuzima bwabo bumeze. They know they understand the purposes of their creation, why God created man. Basobanukirwa impamvu baremwe n'impamvu Imana yaremye umuntu. There we understand the fall of man. Aho ngaho niho naho dusobanukirwa uburyo umuntu yakoze icyaha. There we understand God's redemptive plan for humanity. Kandi akaba naho dusobanukirwa uburyo Imana yateguye
gucungura abantu. In the gospel we understand the consequences of becoming rebellious before God. Mu butumwa bwiza niho twumva ingaruka zo kwigomeka ku Mana. But also through the gospel reveals to us the benefits of obedience to the gospel that we preach. Kandi ubutumwa bwiza ni nabwo budusobanurira ibyiza, ingaruka nziza zo kumvira ubutumwa bwiza tubabwiriza. And through the gospel, kandi none biciye mu butumwa bwiza, we understand tubasha gusobanukirwa our end, our destination. Iherezo ryacu. What a wonderful word of God. Mbega ijambo ry'Imana ryiza. So this is why the gospel must be proclaimed in a simple, understandable way. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bukwiye kwigishwa mu magambo yoroshye abantu babasha kumva. How will I know why God called me or saved me? Nabwirwa n'iki cyatumye Imana impa agakiza? Why did God permit me to be live? Kuki Imana yisemo yuko ko ndiho yabaye gospel, that's where we understand who I am, why am I here, and where I am going. Mu butumwa bwiza niho tumenya ndinde, kubera iki ndi hano, ese ndagana he. So this is powerful. Ibi ni by'agaciro gakomeye. Through the gospel of the preaching of the gospel, all those areas we understand through the word of God. Iyo biciye mu butumwa bwiza, ibyo bintu byose tuvuze tubasha kubisobanukirwa biciye mu kumva ijambo ry'Imana. So when we open the scriptures, iyo dufunguye ibyanditswe, it's not just a book. Ntabwo ari igitabo gusa. It is the story of God. Ahubwo ni inkuru y'Imana. It is life testimonies of men and women of God. Ni amakuru atubwira ubuzima bw'abagabo n'abagore bagendanye n'Imana, who encountered with God. Abantu bahuye n'Imana. So these are stories. Izi ni inkuru. These are facts. Ni inkuru. To the scientists, ku bantu biga amasiyanse, you need facts. Mukenera amakuru y'impamo. You need things that are tangible. Mukenera ibintu bifatika. Many people say, is the gospel realistic? Abantu bamwe barabaza ngo se ubutumwa bwiza koko bwabayeho ni ikintu gifatika, ni ikintu cy'ukuri. Are these things that they preach real? Ibintu bigisha ni ibintu by'ukuri. And so you have all the reasons to say, are they real? Ufite impamvu rero rwose wemerewe kubaza ibi bintu ni by'ukuri. So our preaching of the gospel of Jesus Christ is real. Rero kwigisha ubutumwa bwiza ni ukuri bwabayeho. I remember when before I got saved, nibuka mbere yuko nkizwa, when I got saved, before that I heard people preaching the gospel. Najyaga numva abantu babwiriza. Then something happened within my heart. Hanyuma hari ikintu cyaje kuba mu mutima wanjye. I said, ndavuga, if these things that they are saying are true, niba ibintu barimo bigisha ari ukuri, I'll follow them all the days of my life. Nzabikurikira ubuzima bwanjye bwose. Then I said, hanyuma ndongera ndavuga, if this preaching ngo niba ukubwiriza and these words that they are saying n'aya magambo barimo bavuga are unrealistic, akaba atari ukuri, then forget about those things. ibyo ubyibagirwe sinzabikurikirana. Little did I know, ntabwo nari nzi, consciously or unconsciously, yaba mu buryo bw'imitekerereze cyangwa se ntabitekereza neza, I was going to make a decision that is going to be, to change my life. Ntabwo nabimenye yuko ngiye gufata umwanzuro wari ugiye guhindura ubuzima bwanjye bwose. So friend, when we preach the gospel of our Lord Jesus Christ, inshuti yanjye rero, iyo turimo tubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, we understand who we are. dusobanukirwa abo turi bo. We understand who God is. dusobanukirwa uwo Imana iriyo. We understand why God sent Jesus Christ. dusobanukirwa impamvu Imana yohereje Yesu Kristo. We understand the purpose of God's creation over us. twumva impamvu Imana yaturemye. We understand how we can conduct ourselves. dusobanukirwa uko dukwiye kubaho. And we understand that we are sojourners in this world. We are pilgrims. kandi tunasobanukirwa yuko turi abagenzi muri iyi si. What a wonderful gospel. Mbega ubutumwa bwiza buryoshye. The gospel gives us a purpose. ubutumwa bwiza buduhereza impamvu yo kubaho. As I said, nk'uko nabivuze, these are life changing testimonies. ubu ni ubuhamya buhindura ubuzima bw'abantu. In the gospel of John, mu butumwa bwiza bwa Yohana, chapter 8, igice cya 8, verse 1 to 13, kuva ku murongo wa mbere kugera kwa 13, we see a story. tubona inkuru. We see,
a drama, something very important. It's like a scenery before us. tubona ikintu kimeze nk'umukino, tubona ukuntu ibintu byakurikiranye. It's like a movie. Ni nkuko wareba filime. Some of you who love movies, bamwe muri mwe bakunda amafilime. it's very understandable as you read the scriptures. iyo urimo usoma ibyanditswe ubasha kubikina mu mutwe wawe ukabireba nka filime. You begin to see the drama, how things are happening. ukabibona uburyo birimo kugenda biba. And the Bible says, Bibiliya iravuga rero, on that very day, ngo kuri uwo munsi that Jesus walked up to the mountain of Olives. Yesu yari ku musozi wa Elayono. This is on a mountain where he could preach and pray. aho niwo musozi yajyaga asengeraho akanabwiririzaho. And this is where he would spend his night for prayer. kandi nawe yajyaga amara amajoro ye And asenga. then he would come down and do his ministry. noneho bwacya mu gitondo agatangira umurimo we. Jesus Christ climbs up the mountain, Yesu azamuka uyu musozi, moves down to the valley, I believe in the valley, arongera aramanuka ajya mu kibaya, moves into the temple, yinjira mu rusengero, and people crowd around him abantu baraza baramwegera to hear the words of Jesus. ngo bumve amagambo ya Yesu. Friend, inshuti yanjye, Jesus Christ, as I said some time back, Yesu Kristo nk'uko nabivuze ubushize, his words are life-giving words. amagambo ye ni amagambo atanga ubuzima. His message was completely different from the teachings of the scribes and the professors of law. amagambo yavugaga ubutumwa bwe bwari butandukanye n'ubw'abafarisayo n'abanditsi n'abandi bigishaga And amategeko. he would draw crowds, the sinners, the downcast, the nobodies, and they would want to hear the word of God. amagambo rero yatumaga abantu benshi bamusanga, abantu batawe muri sosiyete, abantu b'abanyabyaha, abantu baciriwe iteka, bose barazaga bakamusanga. And the religious of those times were jealousy and envious. kandi rero abayobozi b'idini b'icyo gihe bamugiriraga ishyari. So this is the crowd that came to Jesus Christ. iki rero ni igihiriri cy'abantu baje basanga Yesu And when he Kristo. was teaching, arimo yigisha rero, the Bible says, Bibiliya iravuga, as soon all the people gathered around him to listen to his word. abantu benshi bamaze kumwegera ngo bumve amagambo ye, So he sat down and taught them. aricara atangira kubigisha. And in the midst of his teaching, akirimo kubigisha rero, the religious scholars of that time abantu bigaga idini ry'icyo gihe and the Pharisees n'abafarisayo broke through the crowd bapfumura mu kivunge cy'abantu, and brought a woman bazana umugore who had been caught in the act of committing adultery, bari bafashe asambana, and made her stand in the midst of everyone. bamuhagarika hagati y'abo bantu bose. Imagine this incident. gerageza kwibaza ibi bintu birimo kuba. Jesus teaching, Yesu arimo kwigisha, people listening, abantu bateze amatwi barimo kumva, and in a moment of time, mu kanya gato gusa these Pharisees and the doctors of the law press in the crowd. abafarisayo n'abigisha amategeko bahita binjira muri iyo kivunge cy'abantu, Bring in a woman bazana uwo mugore caught in adultery bafashe asambana, and pressing this woman in the midst of everyone. barangije bamushyira hagati y'abo bantu bose. Now listen. ndagira ngo wumve, Then they say to Jesus, babwira Yesu, they interrupted Jesus baciye mu ijambo Yesu, of what he was saying. ibyo yarimo kuvuga bamuca mu They were saying, ijambo. wait, Jesus, baravuga ngo Yesu buretse we kuvuga, don't care what you're saying. ntabwo twitaye ku byo urimo We kwigisha, don't care the people. ntabwo twitaye kuri aba bantu bose But bari we hano, have brought something very important. tuzanye ikintu cy'agaciro gakomeye And cyane. listen to what the Bible says. none mwumva icyo Bibiliya ivuga, Then they say to Jesus, ngo babwira Yesu teacher, ngo we munyigisha, call this woman in the very act of adultery. uyu mugore twamufasha asambana. Doesn't Moses' law command us to stone to death a woman like this? ese amategeko ya Mose ntadutegeka ko dukwiye gutera amabuye uwafashwe asambana? Tell us what you say we should do with her. ngo nawe tubwire icyo dukwiye kuba tumukorera. They were only testing Jesus because they hoped to trap him with his own words and accuse him of breaking the law of Moses. bari bagamije gutega Yesu mu byo akora kugira ngo babone ukuntu bavuga ko yayishe amategeko ya Mose. But ariko Jesus Yesu did not answer them. ntabwo yabasubije. Instead, he simply bent down and wrote in the dust
with his finger. ahubwo arunama yandikisha urutoki rwe mu mukungugu. Angry, they kept insisting that he should answer their question. barakomeza barakaye cyane, barakomeza bamubwira dusubize. So Jesus stood up and looked at them and said, Yesu arahaguruka arabitegereza mu maso arangije arababwira, let's have the man who has never had sinful desire throw the first stone at her. avuga ngo muri mwebwe utarigeze agira ibyifuzo byo gukora ibyaha cyangwa utarakoze ibyaha aba ari ubanza gutera uyu mugore ibuye. Then he bent over again and wrote something more words in the dust. arongera arunama akomeza kwiyandikishiriza urutoki rwe hasi. Upon hearing that, the accusers slowly left the crowd one after the other, beginning with the oldest to the youngest, with a convicted conscience, until finally Jesus was left alone with the woman still standing there in the front of him. So he stood back up and said, woman, dear woman, where are your accusers? Is there no one here to condemn you? Looking around, she replied and said, no one, Lord. Jesus said, then I certainly don't condemn you either. Go from now on, be free, a life of sin. amaze kubabwira ayo magambo ngo bumvishe imitima yabo ibarega batangira kugenda basubirayo, uhereye ku bakuru ukagaruka ku batoya. hanyuma abonye ko abantu bamaze kugenda abaza wa mudamu ngo ese hari uwo ubona uguciraho iteka? umugore amugatoya nta muntu ushiraho iteka, rero nanjye singuciriyeho iteka, gera ntukongere gukora icyaha ukundi. See, these traditionalists, religious people bring this woman before the crowds. mugereze gutekereza murebe aba banyamategeko, aba banyadini, aba bantu bagendera ku mico n'imihango bazanye uyu mugore bamushyira hagati y'ikivunge cy'abantu. Begin to see this woman in the midst of the crowds. ndagira ngo urebe uyu mugore ahagaze hagati y'abantu bangana batyo. Begin to hear the echoes of death in her ears. ugerageze kwiyumvisha uburyo hari amajwi avuga ko agiye gupfa mu matwi ye. Begin to hear the Pharisees interrupting Jesus and say, she deserves to die. tangira wibaza uburyo abafarisayo bakomezaga basakuza babwira Yesu ngo uyu mugore akwiriye gupfa, uyu mugore akwiriye gupfa. She deserves to be condemned. ngo uyu mugore akwiriye gucirwaho iteka. She deserves to be killed. ngo akwiriye kwicwa. She deserves to get out of her society. akwiye gukurwa muri sosiyete. Hear the echoes in her ears. ndagira ngo wumve nyiramubande z'amajwi ari mu Begin to hear the surrounding with the crowds condemning and judging her. wibaze abantu bose bamuzengurutse barimo bakomeza bamuciraho iteka bavuga ngo akwiye gupfa. Begin to see the law before her saying, you deserve to die, you deserve to be stoned to death. gerageza kwibaza itegeko rimuri imbere rivuga ngo ukwiriye gupfa, ukwiriye guterwa amabuye kugeza upfuye. And befriend, begin to see her standing before justice and the mercies of God. murebe uyu mugore uhagaze hagati y'ukutabera kw'Imana ndetse n'imbabazi z'Imana. Oh my friend, let me tell you, my friend, inshuti yanjye zanjye reka mbabwire, let me bring this to attention. reka mbabwire ibingibi muntege amatwi. We are like this woman, tumeze nk'uyu mugore, surrounded. turazengurutswe. This woman had echoes of death echoing in her ears. uyu mugore yari afite amajwi menshi avuga urupfu mu matwi ye. May I tell you that the Bible says the wages of sin is death. mwanyemereye nkababwira yuko Bibiliya ivuga yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. We were condemned. twari duciriweho iteka. We were condemned and judged to be dead. twari duciriweho iteka dukwiriye gupfa. But praise the Lord God, the Bible says God, instead of death, He gave us life through Jesus Christ, who gave us grace and for our salvation. ariko dushima Imana cyane tubikuye ku mitima yacu kubera ko twe twari dukwiriye gupfa. Imana yahinduye rwa rupfu rwacu iduhereza ubuzima biciye muri Yesu Kristo wemeye kuduha ubuntu akaduha no gukiranuka kwe muri Kristo This Yesu. woman was standing before Christ as the judge, waiting for a final judgment. uyu mugore nawe yarahagaze imbere ya Kristo. Kristo ariwe mucamanza ategereje ko bamubwira urubanza rwe, bamucira urubanza rwa nyuma. Begin to see how helpless and how hopeless and how humiliated she was. ndagira ngo urebe neza uburyo uyu mugore yumvaga nta kintu kimwe cyamufasha, yumvaga ibihe byamurangiranye. What a day. mbega umunsi mubi. Crowds, ibigiriri cy'abantu, echoes and shoutings. nyiramubande z'amajwi n'abantu barimo bazamura urusaku. Justice to be condemned and murdered and killed. basakuza bavuga ngo akwiriye gupfa, akwiriye The kwicwa. scribes did not care.
abanditsi ntabwo bari babyitayeho. She was humiliated on that very day. yaracishijwe bugufi, yari afite ikimwaro uwo munsi. Sin humiliates us. icyaha kidutera ikimwaro. Sin judges us. icyaha kiduciraho iteka. Oh, to this woman the law of Moses said you must die. kuri uyu mugore itegeko rya Mose ryavugaga ngo akwiye gupfa. Let me tell you, my friend, reka mbabwire inshuti zanjye, even the law today, n'itegeko ry'uyu munsi, all the laws in the Old Testament, amategeko yose mu Isezerano rya kera, were a master to condemn us and show us how bad we are. yarashyiriweho kugira ngo atwereke uburyo turi babi. The woman standing publicly before Jesus and the crowds, uyu mugore rero uhagaze imbere y'abantu benshi, she had no way to justify herself. ntabwo yari afite ubundi buryo na bumwe bwatuma atsindishirizwa. Friends, we have no way to justify our action. natwe ubwacu ntabwo dufite impamvu zatumye dukora ibyo twakoze. Unfortunately, these Pharisees did not bring a man who was caught in the very act. ikintu gitangaje kandi kibabaje ni uko aba bafarisayo bazanye umugore gusa ntibazanye wa mugabo nawe bafashwa asambana. Remember, the Bible says they wanted to test Jesus. wibuke yuko Bibiliya ivuga ngo bari bagamije kugerageza Yesu. So this woman was at the mercies of Jesus Christ. uyu mugore rero yari mu mbabazi za Yesu She Kristo. said Jesus Christ is the one I offer my case. yaravugaga ati urubanza rwanjye nduhaye Yesu abari uruca. What about you? kuri wowe bimeze Whom bite? do you have to go to establish and have final a verdict to your life? wowe ninde uhereza urubanza rwawe ukavuga uti ni wowe mfiteho ijambo rya nyuma? It was so humiliating that very day. byari biteye ikimwaro uwo munsi. It was so bad an act that was found in. byari bibi cyane uwo munsi. And let me tell you, my friend, ariko reka mbabwire inshuti zanjye, maybe they had no evidence. birashoboka ko nta bimenyetso bifatika bari bafite. Even you today, nawe uyu munsi we have the evidence that we are sinners. ufite ibimenyetso bifatika yuko uri umunyabyaha. All have sinned. bose baracumuye bakoze We have ibyaha. sinned against God. twese twakoze ibyaha imbere y'Imana. We will never reach the standard of the righteousness of God. twese ntabwo twabasha kugeza ku gipimo cyo gukiranuka Imana Have no idushakaho. way to justify ourselves. nta bundi buryo twacikura Yes, urubanza. the Lord judges us. kandi Imana iducira urubanza. Everything condemns us like this woman. ibintu byose byiduciraho iteka nk'uko uyu mugore yaraciyeho Yes, there iteka. might be evidence or non-evidence of what we do, but still, before God, we are judged and condemned. haba hari ibimenyetso byaba nta bimenyetso dufite imbere y'Imana duciriweho iteka. And let me tell you, my friend, ariko reka mbabwire inshuti what zanjye, a wonder! mbega igitangaza. Jesus Christ did not answer anything. Yesu ntabwo yabasubije ijambo na rimwe. He said, yaravuze whoever, ngo uwo ari we wese, uwo ari we you see, wese. Jesus ignores the accusers. Yesu yirengagije abarimo barega uyu mugore, as if he has never had anything from them. naho nta kintu na kimwe yari yumva, naho nta kintu yari yumvise You bavuga. think Jesus Christ does not know what you do? ese waba wibaza yuko Yesu atazi ibyo ukora? And the Bible says he stoops down. ariko Bibiliya ivuga ngo arunama, He seems to ignore everything. arabyirengagiza byose. But very important thing that so many people think, why did he write something on the ground? ariko ikintu gitangaje abantu benshi bibaza nuko baravuga ngo kubera iki yunamye agatangira kwandika He hasi. says, whoever aravuga ngo uwo ari we wese, whoever uwo ari we has wese never utari did a sin, utari wakora icyaha, let him rise, aba ari uhaguruka take a stone, afata ibuye and stone this woman. atera uyu mugore. In the Old Testament, mu isezerano rya kera, the only person to stone the accused and the convicted umuntu wari ufite uburenganzira bwo gutera ibuye umuntu warezwe kandi icyaha kikamuhama were the only witnesses who saw the act. bari abantu bamubonye akora icyo gikorwa. It was the only evidence. nicyo cyari ikimenyetso cyonyine. None should take a stone nta n'umwe wari wemerewe gufata ibuye with no evidence adafite ikimenyetso of the act of sin. cy'uko yabonye uwo muntu akora So icyaha. Jesus said, Yesu aravuga rero, whoever uwo ari we wese saw the evidence, wabibonye n'amaso, let ufite him ibimenyetso, take a stone aba ari ufata ibuye and stone and judge this woman. aritera uyu mugore. Jesus bends down. Yesu arongera arunama.
He writes down things that we don't know and will never know. arongera yandika yanditse hasi ibintu tutazi tutagiye tunamenya. Do you know? wari uzi ko Jesus Christ Yesu Kristo knows you better than you know yourself. akuzi kuruta uko wizi. He is the best witness. niwe mucamanza, niwe wenyine wabibonye. He knows your name. azi izina ryawe. He knows your life. azi ubuzima bwawe. He knows your privacy. azi n'ahandi abandi batajya babasha The kugera. Bible says Bibiliya iravuga everyone from the oldest to the youngest kuva ku mukuru ukagera ku muto went away with guilt guilt. kumva imitima ibacira urubanza. It was like a pierce. It was like an arrow that pierced their hearts. imitima ibacira urubanza yari imeze nk'icumu ribapfumura mu mitima. Oh, have sinned. abantu bose bakoze ibyaha. Oh, have run, not fulfilled the standard of God. abantu bose bakoze ibyaha ntabwo bageze ku gipimo cyo gukiranuka Imana ishaka. The Bible says the word of God is powerful. Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana rifite imbaraga. It discerns us. ribasha rimenya ibitekerezo byacu. It opens our consciousness. rifungura umutimanama wacu. It opens our mind. rifungura ibitekerezo byacu. It reveals who we are. rigaragaza uwo turi bo. My friend, let me tell you, as it were in the times of Jesus. nshuti zanjye reka mbasobanurire nk'uko byari bimeze mu gihe cya Yesu. He knows us. aratuzi. And when he rose again, kandi niyongera kuzuka, he looked and says, woman. ayongeye guhaguruka aravuga ngo mugore. He says, woman, where are the people that were judging you? aravuga ngo mugore, ba bantu baguciraga urubanza bari he? And let me tell you, my friend, reka mbabwire nshuti zanjye, Jesus Christ, Yesu Kristo in his meekness and gentleness, mu guca bugufe kwe no kugwa neza he kwe, was embarrassed of what was happening. yari yababajwe n'ibirimo kuba. He said, what can I do? aravuga ngo njye nakora iki? Let me tell you, my friend, reka mbabwire nshuti zanjye, Jesus, when he saw this woman, Yesu yabonye uyu mugore, I believe within his heart he was really embarrassed of what was happening. nibaza ko umugore we mu mutima we yakorejwe isoni, yumvise afite isoni z'iby'uyu mugore izari no kuba. He says, if I say it is against the law, he began to see the justice of God and the mercies of God. yarebye ku mategeko, areba ubutabera bw'Imana, areba n'imbabazi z'Imana. He says, yes, indeed, the law of Moses says this. It is true. But how about the mercies of God? yaravuze ngo nibyo koko amategeko ya Mose avuga iki ngiki, kandi koko ni ukuri, ariko si imbabazi z'Imana zo. So Jesus Yesu was going to pass a sentence. yaragiye guca urubanza. He was going to make a final verdict. yaragiye gutanga umwanzuro wa nyuma w'urukiko. And when he stated that statement, avuze iyo mvugo, everyone abantu bose realized babamenye ko how sinful, ari abanyabyaha, how sinful, uburyo ibyaha, how they needed God, uburyo abanyabyaha uburyo bakeneye Imana, how they were hypocrites, uburyo ari indyarya, how they had falsely, made up the statements. uburyo bari babeshye. Let me tell you, my friend, nshuti zanjye, Jesus Christ Yesu Kristo looked up and said, arahindukira arabareba. where are the people? aravuga ngo bari hehe? Where are the self-righteous? babandi bitwa ko bakiranutse bari Where hehe? are the law, the doctors of the law? babandi bitwa ko basobanukiye amategeko bari he? Let me tell you, my friend, nshuti zanjye reka mbabwire, it's not the law. ntabwo ari itegeko, It's not our religious background. ntabwo ari idini, It's not through our culture. ntabwo ari umuco. Jesus only wants to touch the very core of your need. Yesu ashaka gukora kuri cya kintu ukeneye gisumba ibindi. Jesus Christ did not justify the action of this woman. ntabwo Yesu yafashe icyaha uyu mugore yakoze ngo avuge ngo ntabwo ari icyaha. Where are the people? yaravuze ngo babandi bari he? And Jesus said, Yesu aravuga, I neither condemn you, ngo nanjye singuciraho iteka, nor judge you, ntabwo ndi bugucira urubanza, but go in peace. ahubwo genda mu mahoro. Go in peace. genda mu mahoro. Jesus Yesu made a final verdict. yaciye urubanza rwa nyuma. He
passed the sentence. yaciye urubanza rwa nyuma atanga umwanzuro He w'urukiko. said, my daughter, aravuga ngo dear, mukobwa wanjye dear mukundwa, daughter. mukobwa wanjye. Listen to what the Bible says. umva icyo Bibiliya ivuga hano. Dear woman, where are your accusers? ngo mukundwa mugore, abakurega Is bari there hehe? no one here to condemn you? ese ntawe uri hano wo kuguciraho iteka? Looking around, arebye hirya no hino fear and humiliation, n'ubwoba n'ikimwaro, everything, shame and guilt. ibintu byose ari umutima umucira urubanza n'ikimwaro. Oh God, ashobora kuba yaravuze ati mana, oh Jesus, yesu I don't know. ntabwo mbizi. See, the statement says, I see no one, Lord. aravuga ngo ntabwo nzi aho bagiye databuja. She came as a judge, as a condemned sinner, yaje nk'umunyabyaha waciriweho iteka, convicted. yumva umutima we wamuciriyeho But she came to urubanza. realize at the end of her life, he says, Lord, I see no one, Lord. ariko ku iherezo ry'ubuzima bwe aravuga ngo databuja ntabahari. She thought that was end of her story in life. yari azi ko iryo ari ryo herezo ry'ubuzima bwe. Little did she do not understand that was the beginning of a new life. ntabwo yari yasobanukiwe neza, ntabwo yari yamenye yuko ahubwo ari itangiriro ry'ubuzima Oh, bwe. what a day, what a song, to how she sang that very day, mbega that umunsi evening. mwiza, mbega umunsi wamuhaye indirimbo yo kuririmba. Oh, she comes condemned and judged and humiliated, full of guilt and charged. yaje ababaye, yumva aciriweho iteka, yumva umutima umucira She urubanza, had nothing, ntacyo na kimwe yari ready afite, to die. yari yiteguye gupfa. But Jesus Christ surrounds her with her love. ariko yesu amuzengurutse urukundo And rwe. Jesus said, yesu aravuga I certainly do not condemn you either. ngo nanjye singuciriyeho iteka. Go from now genda kuva uyu munsi and be free ube umudendezo, from a life of sin. ube umudendezo ntukongere gukora icyaha. Oh, glory to God. imana ihabwa icyubahiro. That she thought her life story was going to end. yari azi ko inkuru y'ubuzima bwirangiriye aho. Little did she understand ntabwo yari yasobanukiwe ko that was the beginning, a new story of her life. ko uwo munsi ari umunsi wo gutangira inkuru y'ubuzima bwe Maybe bushyashya. you are there, my friend. wenda nawe inshuti yanyu aho Maybe you ngaho are listening. urimo uranyumva. This woman, uyu mugore society had condemned her. sosiyete yari yaramuciriyeho iteka, Law had judged her. itegeko rimucira urubanza. She was at the mercies of these lawyers and the law and the masses of the crowd. yari mu mpuhwe z'abantu bize amategeko. She was saying, yarimo avuga I am finished. ndarangiye, ndapfuye. Little did she know ariko ntabwo yamenye ko that her story yaza kumenya ko inkuru y'ubuzima bwe was going to begin yari igiye gutangira ahubwo in a new way. mu buryo bushyashya. You are there, nawe birashoboka kuri like aho this woman. nk'uriya mugore. You have not acted adulterous act, wenda ntabwo wakusambanye, but you are there. ariko uri aho ngaho. You're condemned by society, by law. Everything says you never achieve it, you are nothing. wumva amategeko yaguciriyeho iteka, bumva bakubwira ngo ntacyo uzigera wigezaho, And you are standing in the midst of that. ukaba uhagaze hagati muri ibyo byose. Let me tell you the good news. reka nkubwire amakuru meza. Jesus is saying, yesu arimo kuvuga I'll turn your shame. ngo nzahindura ikimwaro I'll cyawe, cover your shame. ikimwaro cyawe I'll nzagihisha, take away your guilt. nzakuraho umutima ugucira I'll take urubanza, your humiliation. nzakuraho ugucishwa I'll bugufi bring you kwawe, another identity. nzaguhereza indi rangamuntu. Oh, she went rejoicing. yasubiyeyo anezerewe. She went with as a new uyu creation. mugore yasubiyeyo nk'icyaremwe She gishya. had a new song. yari afite indirimbo nshya. What about you? wowe bimeze bite? Will you believe in Jesus today? wakwemera kwizera yesu Will you kristo uyu munsi? surrender everything today? wamuha ibyawe byose. He knows you. arakuzi. Jesus Christ said, yesu yaravuze your case is settled. ngo urubanza rwawe ruratunganye, Your case is dismissed. urubanza rwawe rurarangiye. Some of us who believe in Christ, twebwe twizerera muri yesu the day kristo, when we surrendered our lives, umunsi twahaye ubuzima bwacu kristo. I remember Jesus at the cross said, nibuka yesu ku musaraba avuga it is done. ngo birarangiye, It is finished. birarangiye. At the cross, ku musaraba when we come to Him, iyo tuje when tumusanga, we confess with our sin, iyo twatuye ibyaha He byacu, said, I'm yaravuze giving you life ngo uhaye ubuzima bushyashya into fullness. mu mwuzuro wabwo. It is done. birarangiye. I've given you life, nguhaye ubuzima, eternity.
bw'iteka It ryose is done. birarangiye. I'm giving you back nguhaye ngusubije the true identity. uriwe wa nyawe. It is done. birarangiye. Oh, my friend, nshuti we yanjye want to pray. turashaka gusenga. Christ, Kristo He will surround you with love the way this woman. azakuzengurutsa urukundo rwe The nk'uyu mugore. message of today, ubutumwa bwiza bw'uyu this munsi, woman uyu mugore was caught by the love of God. yafashwe n'urukundo rw'Imana. Instead of judgment and all kind of accusation, aho kwakira gucirwaho iteka n'urubanza, her life was changed. ubuzima bwe bwarahindutse. Father, in the name of Jesus, data mu izina rya Yesu I'm Kristo, praying, oh God, ndasenga mwami, like this woman nk'uyu mugore who came, waje judged, condemned, aciriweho humiliated. iteka, acishijwe bugufi, He was surrounded by the echoes of death and judgment. azengurutswe n'amajwi amubwira ko aciriweho iteka, amubwira urupfu. She was at the mercies of people. yari mu mbabazi z'abantu, She was at the mercies of the society. yari ku mpuhwe za sosiyete yari atuyemo. Before her, imbere ye there was the mercy seat. hari intebe y'imbabazi. Justice of God was in Christ. ubucamanza, ubutabera bw'Imana bwari muri Kristo And the Yesu, mercy of God was in Christ. n'imbabazi za Kristo, n'imbabazi z'Imana zari muri Kristo. Jesus was like a judge. Yesu yari umucamanza, Represented the judgment of God, the justice of God, yari ahagarariye ubutabera and bw'Imana the mercies and the grace of God. ndetse n'imbabazi z'Imana. Oh God, when we come to you, mwami, iyo tuje imbere yawe, Jesus Yesu Kristo represents the justice of God. ahagararira ubutabera When He bw'Imana. died at the cross, ubwo yapfaga ku musaraba, sin icyaha was put at the justice of God. cyashyizwe ku bucamanza Sin bw'Imana, was condemned. icyaha cyaciriweho The iteka, power of sin was condemned imbaraga z'icyaha zaciriweho and iteka, destroyed. zarakuweho, At the zarangijwe. cross of Jesus Christ, ariko umusaraba wa we Kristo see also the mercies of God in demonstration. tubona imbabazi z'Imana We zigaragara. see Jesus Christ saying, tubona Yesu Kristo avuga ngo come, muze, come, muze all of you mwese that are heavy laden, abaremerewe mu and I'll mitima, give you rest. ndabaha uburuhukiro. The justice of God, yes. ubucamanza bw'Imana, But the yego, mercies of God, yes. ariko nanone imbabazi z'Imana, yego. Jesus is stretching his hand. Yesu arambura amaboko The ye, midst of humiliation, nubwo hari ugucishwa the bugufi, midst of condemnation, nubwo hari ugucirwaho iteka, Jesus stretches his hand Yesu arambura ukuboko kwe, and covers us and surrounds us with his grace. atugotesha, adutwikiriza ubuntu bwe. May the Lord God reka Imana umwami cover you with his grace ibatwikirize ubuntu as you bwayo. make a decision. ubwo uri mufata umwanzuro, Be surrounded, ugotwe, be covered, utwikirwe, respond usubize. for Christ. Kristo Will Yesu settle your case ararangiza urubanza and rwawe, he will dismiss your case. kandi ararukura mu nyandiko, The ararukura blood imbere. of Jesus Christ amaraso ya Yesu Kristo is sufficient arahagije to dismiss the judgment of God. ngo akureho, asese urubanza rwawe. Thank you, Lord. urakoze In mwami, Jesus' name. mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. May God keep you Imana ikomeze and kubarinda, may God surround you with his love and grace. kandi ikomeze kubagotesha urukundo rwayo n'ubuntu bwayo. Amen. Amen.